mwi isabuni iriye ko nayibuze muri douche. Kevin nturoga urakererwa nyamara ireba aho kwidirisha Gituza ariko mwana ikanoga passport ndo ko nagusiga sha. Kanigire ku ishuri nakazi kawe. Mwisa mwari mugiye ntababwiye ko navuganye na mama wanyu kare. Mama ni yakubwiye ngo iki? Ngo yarishimye cyane ko abaye wa mbere mu cya leta na Keva akaba yarimutse. Yewe ukuntu Keva yaragiye kuva mu ishuri nayo ifite ubwo akazasiba. Yewe nanjye rwose yarampangayikishije ahubwo mukomerezaho. Dore ya nimero gushaka irongera bipye mwe. Jewe se? Yego nanamuvugishije ambwira ko yitwa Christian kandi ko ari wowe washaka. Ubwo suwo. So wamuhaye nimero yanjye? Nigeze kuyimuhamagaza rimwe. Ko mbona gushaka cyane se gushakira iki? Simbizi pe. Ubundi se Christian ninde? Ni umuhungu ujye unsobanurira amasomo. Rero akiramuhamagare ndabona gushaka cyane. Oya ndamubona ningera ku ishuri. Ahubwo ndamwihaniza kubipa abantu bakuru. Oya niba ari mugenzi wawe mwigana utamukura umutima. Gusa umubwire ko atari wowe wifite. Yego ndamubwira. Ani harakantu nshaka kunyumvira mpite njya ku ishuri. Nta mwanya mfite Keve. Ariko wajye ushyigikira mu byara wawe muri game. Waretse nka kwemeza. Nyemeza se mu biki? Umva ko muri sakwe mwaririmbaga. Umviye akapera ariko. Iyo wishimye nubasha kubisha. Ngugo rero nawe uraririmbye. Sinumva se ari nk'inyombya ngo yawe. Ahubwo kuki kuva watsindwe cya leta usigaye ugira umutima mubi. Ndakwiyamye Keve. Ariko ni ko kuvugishije ukuri wakoze ikizamini cya leta ubona turatunota. Siki uvuze ngo iki Keve? Hagara ngo asure ko katambuka nigendera ku ishuri. Kanisha umutwe gusa. Ani bite? Bite. Keve se ko yiruka nk'uguhunga. Amugani mutu iki? Umva kiba kirimo kunsaza Valentine. Pazo bite? Ni sawa wangu. Tese. We kumbona mwese munsi mu gitondo bimeze gute? Nyine Shaye wana ni pore kabisa. Bibaho Pazo. Tese sava se? Shani ngiye biragenda gusa numvise ko watsinzwe numva birambabaje pe Cyane sha. Nuko nyine byagenze Tese. Sha pore disani ndabona wanananutse. Ahubwo se ko amaso yatukuye urayarwaye? Wabisha Valentine ni grippe imereye nabi. Bwebwe se gahunda ni iyi? Sha nanjye nta kigenda ni ko nabuze amanota ya Bruce se urumva ntari nkawe. Ako mujye munyumvira. Francisha ntukanyine ku mubyimba. Ubwo se urumva nkanjye wabuze noneho n'amanota ya diplome koko. Sha cyakora byo niba nanjye. Habonetse amafaranga nakiga kaminuza. Tese niwe wadukoranye sha. sha nanjye ni amahirwe nge Bruce narayibonye da ndi gukora internship umwaka utahaneganya kujya kwiga. Yewe mega kabisa. Ndi gahunda no kujya Kigali. Hari agenza ajya kuvugira witwika koko. Yitwa nguki? Simugenda wana hashobetse koko. Azamana. Aha sha courage rwose mbifurije amahirwe. Naye byanjye byo sinzi rwose. Mwiza ngwino urebe inkwavu zacu niba ko harimo utwana. Yewe Gaju mbega utwana twishiwe ni tungahe? Havuta twishishe imbeho mwi ubona ko tutaramera ubwoya. Sha Gaju mbega ibikwavu tugize we. Ahubwo mama w'ututwana ni ukumuhemba ko yabyaye. Sha noneho ni ukujya dutoranya ubwatsi bwiza. Uramenye uzane bwinshi mwe dore ni wowe utahiwe. Umva ahubwo Gaju wambabare nimugoroba ukazana ubwatsi mu mwanya wanjye ko ntari buboneke koko. Ngwiki urabagiye hehe se? Ni ahantu yewe. Ahantu se haruta umushinga wacu ni hehe? Ariko se ubwo wakwihanganye ko nzakwishyura iyo nshuro. Nutahambwira ntabwo mbyemera ubwo utangiye kumvunisha. Ako nawe Gaju. Umva Christian ashaka ko duhura. Ariko mwi iyo Christian yagushaka gahunda dufitanye zose uhita zica. Oya rwose Gaju basi niba byarabaye babarira. Ese ubundi cyagiye ko wagiye kumusura nakubwira ngo nguherekeze ukanga. Sha nyine Christian yari yansabye ko naza njyenyine. Ngwiki akubuza kugendana n'inshuti zawe se? Oya nuko hari ikintu yashakaga kumbwira ndi jyenyine. Mwi ni igiki yakubwiraga? Nyine shakajo ni ibintu ako si ngombwa kubivuga. Ariko mwi
utabeshye turi inshuti nyazo. Ehe Gaju niwe nshuti yanjye ya mbere pe. Noneho rero wimisha ni iki Christian yakubwiye wagiye kumusura? Keva, congratulations. Congratulations se bikishasine. Iyo option tuziga ni samana. Ahubwo natunguwe nuko tuziga no mu gatatu twariganye. Ndeka shasine. Ubu ndi kwibaza ukuntu nziga ibi bintu ngiye nkumva ntabyumva pe. Ntabwo wari wese mu buvuzi bw'amatungo se? Reka sine. Iwacu dufite amahene. Uza akazi kabamo. Nabonye mbivamo sinabisubiramo da. Ukuntu ngiye nabishakaga nagira Imana bakabiza nino. Ariko se nk'ubwo wumva uzabikoze ikintu byiga sine. Shakeve nabonye no borora cyane. Nizeye ko nzabona akazi pe. Yaha, nakubwira iki? Uvuga ko nziga ibintu nashaka mbivemo. Kuki sudasaba bakaguhindurira ku kigo gifite amashami menshi? Mwana sine, ngewe sinashakaga kuguma kwiga ino pe. Ngwiki? Washakaga kujya kwiga hese? Nashakaga kujya mu mujyi. Ibintu by'icyaro birandambiye pe. Ukiga iki se kandi? Ni umuziki tu. Kandi mwitaho ni umuntu azamuka mu gakino. Simeruka wemera ngo wahabije abantu mu kizamini cy'umuzikira? Ngo naratsinzwe da. Nyumvira. None se nicyakunaniye nyine? Usikwemera gusa? Njyewe umuziki wananira sine. Ariko uzi ukuntu nzi kuririmba. Ujame wiyorose nuroturote neza umutima nutuze shaman umbiryo jwi batahisemo ra nabo barihombeye. Icyakora urabizi mwana Keva kwanga. Nawe nyumvire pe ubuse ni bande baziga umuziki muri uyu mwaka niba ntarimo. Ese buriya ugiye kubaza directrice ntiyabikugiramo? Ariko wa mugani reka musange mu biro mubwire numve. Kautawe bayi. Christian urabipagura we. Shamwe nta mayinite nari mfite ahubwo se kuki utahise umpamagara? Erega iriya telefone ntabwo ari yanjye ni ya tante. Ngwiki? Ye baba we n'inshuro zose na mobibye. Uko ubizi se njye ngira telefone? Uzi ko nari nanakwandikiye ngo bizu sheri bikanga kubera ko nta mayinite yari ariho nkabona kubipa. Kiwe? Christian iriya nimero uzahita uyisiba. Sha ndayisiba pe. Uzi ko nari naranditseho ngo shube. None se wanshakiraga iki Christian? Nta kindi be nashakaga kugusuhuza ngo numve ijwi ryawe. Mbega wowe Christian dutangira gukorana etide sinari nzi ko bizagera. Erega nawe naragupofotse mwe. Umva mwe ko abajama bambaza niba dukundana nzabibemerere. Uzakora icyo ushaka. Shamwe maze naraye nanakurose. Wandose ngo iki se sha Christian? Ubuse mbivugera? Oya sha mbabarira umbwira ikintu wandose. Ni kibi se? Nyine narose wansuye nanone nka cyagi. Sha sinzongera kuza iwanyu njyenyine. Niyo naza nacunga ari uko iwanyu bahari. Oya shamwe uriya munsi nsura tukagirana ibihe byiza narishimye. Apu genda wowe. Ibihe byiza se he? Nukuri da ahubwo uzongera unsure numvise ari byiza. Sibyo sha? Oya Christian bitazaba akamenyero shawe. Humura ntabwo byaba akamenyero mwe. None se ntidukundana? Mamani. Karame. Akaga kawa karahumura neza rwose. Ariko ngira amakandi gasukari papa ni. Birakoze se? Sinarenzi. Ese Anikari. Anikari mu cyumba cye. Undi se kuyo navuga ku kazi yahitaga akansuhuza. Byagenze gute? Yewe kuva yatsindwa ikizamini cya leta ubona asigaye adukwepfa. Gusa kumva icyo aricyo gisubizo koko. Nasana ndamutse. Ani. Karame mama. Ngwino hano ma. Ekanzi. Rero umubwire neza kuko nawe buri afite akababaro. Birumvikana kandi ari umuhanga. Ahubwo sinzi uko byagenze rwose. Yewe. Wiwe papa. Bitani. Ni byiza papa. None se muranshaka cyane ko narindi gutunganya icyumba cyanjye. Ani icara hano. Uzi ko wagira ngo usigaye uduhunga. Ani. Karame.
rero ndagira ngo tuganire ku myigire yawe kuko ari amanota rwose ni make pe, ni make rwose. rwose mu mbabare nanjye nari nzi ko nzatsinda, sinzi uko byagenze. birumvikana rwose rega kandi bibaho. None se yani Karame, uzasubira kwiga ryari? uravuga ko njya gusubira se papa? None ahubwo ko mbona uniforme usiga wikorana uziga niki? Niko mama ni Karame, hijipo si uniforme ra? aha ye ndabona uniforme yambaye. Papa rwose ntabwo nshaka gusubira muri segonderi. ko yani none se ukumva ko byagenda gute koko mwana wa? asuga icyo gisebo nagikwiza he papa? Abandi twiganaga bararangije. None ukaba wumva utize wazakora iki? Kuko udasubiza ani nkeneye igisubizo cyawe bitarenze ejo, urumva? ese sine bw'iyo si wumva nta soro ufite sha? Sha nabonye utinze gusohoka nkeka ko mwebwe mu kiga. Sha utera ibitambwe, abantu mukina futu muba muzi kwihuta bya hatari. Shatse ko nanaheruka gukina, uzi ukuntu nkumbuye gukina futu. Sine uzi ko witashije ku ijipo y'ibaba we, uzi ko ntabimenye mwe akira ngo utize umupira w'imbeho ukenyere. Urakoze sha mwe. Apore wana, nizere ko wavuye muri classe bitabaye gutya kuko waba warutanze pe. Ubundi se baba baseka iki? Kujya mu mihango se si ibisanzwe? Ngo ibisanzwe uzi stress ngiye bintera, ariko abantu bakwiye kumenya ko ari ubuzima bw'umukobwa ntibamuhe urw'amenyo. sha amahirwe ngiye maze igihe nta mihango iza. Ngo kimwe ntabwo heruka imihango? Ubu rwose nimereye neza, yagombaga kuza ubushize ntiyaje. None ukaba uri kubyishimira nta n'ubwoba ufite? Ubwoba se bw'iki? None ubwo isi ko uyu mukobwa abuze imihango ko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko atwite? Ngo iki Sine? None se mwe hari umuhungu mwaryamanye? Reka ma ibyo sumbaza ni ibiki?